Benshi tuvukira muri ubu buzima tugasanga imico ndetse n'imihango y'abatubanjirije tukayikurikiza. Benshi rimwe na rimwe hari igihe umuntu umwe aza agakora ibitandukanye n'ibyo abantu bibwiraga, mbese agakora ibihabanye n'ibyo abantu batekerezaga ko yari bukore. Ibihabanye rero n'imico y'abo bantu yavukiyemo. Gusa iyo bigeze ku rukundo nabwo benshi bavuga ko ubwiza bw'umusore ari ibyo atunze, ndetse na Bibiliya ibivuga neza yuko ubwiza bw'umusore ari ubutunzi bwe. Ariko rero hari ibyo tumenyereye kandi ko umusore ufite amafaranga ajya akundwa n'abakobwa benshi cyane. Noneho rero abo bakobwa bamukunda nawe akaba yakuramo umukobwa abona yifuza kandi igihe abishakiye. Ibi rero mugiye gutungurwa cyane n'ibyo mugiye kumva muri iyi nkuru ndende y'amarangamutima akomeye y'urukundo rukomeye, ndetse guhangana cyane k'ubukire ndetse no guhangana kw'ibitekerezo ndetse n'ukuri byaranze Elizabeth Bennet ndetse na Darcy. Umusore wari umukire cyane, naho Elizabeth Bennet we akaba umukobwa w'umukene ariko w'umunyakuri wihagararaho, adakunda kuba umuntu yamusuzuguza ibyo afite cyangwa se ibyo atunze, adakunda yuko umuntu yamufata uko abonye ngo nuko afite amafaranga. Hello, ndabashuje cyane. Ahangaha rero mwisanze n'ahandi ni kuri Daily Advice by Claude TV. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho iyi nkuru yabayeho. Iyi nkuru mbese ni amateka, iyi nkuru nta bibazo n'ikinyarwanda. Niba hari abantu mwagiye musoma ibitabo bya kera byo mu Bwongereza, abantu benshi biga Icyongereza, abantu biga literature, mwagiye musoma inkuru za n'ubu zagiye zibaho, aho hari umuntu cyangwa se iyi ari story y'amateka, aho habayeho umuntu bitaga Elizabeth Bennet, cyangwa se Elizabeth Bennet yabaye intwarikazi y'umukobwa, aho we yagaragazaga ukuri, icyubahiro, atagendeye ku bandi bantu. Iyi nkuru rero yaje kwandikwa n'uwo bita Jane Austen. Reka nze nyibabwire mu rurimi rw'ikinyarwanda rero mbahibwira amateka yose ukuntu byagenze. Ubundi mu cyaro cyari gituje cyo mu Bwongereza hari umuryango witwaga umuryango w'aba Bennet. Bari bafite abakobwa 5, ariko umutima w'iyo nzu cyangwa se uwo bose bari bishingikirijeho yari umukobwa wabo wa kabiri witwaga Elizabeth Bennet. Elizabeth ntiyari mwiza gusa ku maso, ahubwo yari mwiza mu bitekerezo. Yakundaga ukuri, akanga ikinyoma, kandi niyemera umuntu wese amufata nk'utagira agaciro cyangwa se umuntu wese wamusuzuguraga ntabwo yamwemeraga, kubera ngo ko ari umukobwa cyangwa se kuba ari igitsina gore. Muri iyo minsi rero abakobwa benshi bumvaga ko ubuzima bwiza butangirira ku gushaka umugabo ukize, ariko Elizabeth we yaravugaga ati nshobora gukunda ariko sinshobora kwiyangana none. Umunsi umwe haje inkuru itunguranye muri icyo cyaro cyabo. Umugabo ukize cyane witwaga Darcy yaje kwimukira hafi y'iwabo. Abantu bose baramwishimiye, cyane cyane na mama wa Elizabeth wari uhangayikishijwe no kuzashyingira abakobwa be. Ariko igihe Elizabeth we yamubonaga bwa mbere, umutima we ntiwamwishimiye. Darcy yasaga n'umuntu wifata cyangwa se wishyira hejuru, wiyemera cyane, utavugisha abantu kandi wumva ko ari hejuru y'abandi bose. Elizabeth atangira kwibwira mu mutima we ati apo, amafaranga se yatuma umuntu aba mwiza. Ntibyari bizwi ko uwo mugabo cyangwa se ntibyari bizwi ko uwo mugabo Elizabeth yamuteye isoni ku mutima we, ndetse urukundo rwabo rukaba rwatangiye mu udacana uwaka. Bizakomeza muri episode ya 2. Ndagira ngo niba wowe udukurikiye iyi nkuru dutangiye, tukaba dutangiye turi kumwe muri iyi nkuru, ndakwinginga kugira ngo ntuzacike intege. Iyi nkuru ko izagenda izamuka, iyi nkuru ko izagenda iza, ndakwinginga nkubwira ngo uzayikurikire kuva kuri episode ya mbere dutangiye kugera kuri episode ya nyuma, kuko iyi nkuru irimo ubwenge, irimo amasomo menshi akomeye y'ubuzima. Niyo mpamvu mwinginze ngo ahangaha wisanzene kuri Daily Advice. Iyi nkuru ntabwo tuzajya dutinda, aka episode kazajya kaba ari gatoya. Niyo mpamvu umunsi wa mbere uzaba uyibonye uzajya witegereza ko niba ubonye episode imwe, umunsi urakurikiraho urabona iyindi. Ujye wibuka ko niba ubonye episode imwe, wibuke kutegereza mu minsi ngahe hakaba habonetse iyindi. Rero ndabakunda cyane, mukande subscribe. Yuyibagezaho nta wundi ni Tuyishime. Yes, Tuyishime Claude, kuko iyi nkuru cyangwa se iyi channel yacu tuyita DAC bisobanuye Daily Advice by Claude TV. Niba wadukunze rero ukaba wakunze izi nkuru zacu, twandikira utubwire ngo dukomeze na episode ya 2.